Nagira ngo wumve aya magambo akurikira mu gihe untegereje. Je ndi Bombo Karate nk'ibisanzwe, ndibutse abantu mu nkurikira ku rubuga rwanjye Instagram, Facebook ndetse na Twitter ndetse na YouTube. Ukora subscribe, share, comment ndetse na like kugira ngo uzajye ubana nanjye muri video zanjye zitandukanye. Mu gihe ubona ko hari umuntu ugufite amarangamutima yo kandi mu gihe gitoya, menya ko uwo muntu ari indyarya mu buzima bwawe. Hari abantu benshi baza mu buzima bwacu bafite uburyarya, bafite ibyo badukeneyeho, cyane ko mubona ko isi yahindutse mu gihe mubona ko abantu bategereje kugira byinshi badukura mu buzima bwacu. Ntuzatekereze ko umuntu uje mu buzima bwawe umunsi umwe cyangwa se ukwitayeho mu gihe gitoya hari ikintu cyiza agambiriye mu mubiri wawe cyangwa se mu mutima wawe. Abantu benshi bahindutse babi bitewe nuko amafaranga asigaye abahinduye. Benshi baza mu buzima bw'abantu bagukurikiye amafaranga cyangwa se bagukurikiyeho ubwiza. Menya yuko wowe uri kunyumva akanya ufite ubwiza, nimba wazwaye umukunzi w'abandi cyangwa se ubona ko hari abantu bakwitayeho, ntuzatekereze ko ari ubwiza bagukurikiyeho, ahubwo bazaba bagukurikiye ibyiza ufite nk'amafaranga. Menya ko wowe mu ibyo bintu bagukurikiyeho, niba ufite mu boyfriend cyangwa se girlfriend akaba kubonaho ko hari ibyiza ufite cyangwa se hari ubwiza ufite, menya ko 99% ko ibyo bintu nibimara gushira azaguta. Abagore 90 abagabo babo batari uko hari inshingano bananiwe kuzuza. Ugasanga umuntu yagukurikiye ibintu ariko mu gihe atakibona yaragutaye. Nukagirizwa nuko umuntu yagutaye mu buzima bwawe, kuko hari byinshi yagushatse kubonaho yaragukurikiyeho ariko mu gihe atakibona, menya ko ariyo mpamvu ya mbere atumye agenda. Benshi barizwa nuko babataye ariko ntibatekereza impamvu abantu baza mu buzima bwabo bakabata. Ntabwo bikwiriye kukubabaza kuko umuntu yagusize, ariko nimba aka kanya ufite boyfriend mu maranye igihe gitoya cyangwa se we ufite girlfriend, reka mvuge ku mpande z'abahungu cyangwa se abakobwa, kuko benshi giye guhera ku ruhande rw'abahungu. Benshi babona ko abakobwa baza mu buzima bwabo baba babakurikiyeho ubwiza cyangwa se babakunda. Impamvu ya mbere baza mu buzima bwabo nuko baba bakurikiye amafaranga. Utazigera ukangisha ubwiza bwawe ngo nukuri umukobwa nta mafaranga ufite, kuko abantu benshi bafite ibyo bagenderaho. Nuza nubwo bwiza bwawe ukabona umusore agukunze, utazigera utekereza ko umusore ari wowe muzagumana igihe cyose. Abakobwa benshi bakunda kurizwa nuko abahungu babakunda babataye. Impamvu ya mbere murizwa n'ibyo bintu nuko akenshi mugaragaza amarangamutima mabi, ugasanga ibyo yagukurikiyeho byararangiye yaragiye. Utazigera wumva ko urukundo rwawe ruzakururwa n'umuhungu yuko uri mwiza, ubwo bwiza bwawe hari igihe buzagera bukarangira cyangwa se akabona undi ukurenze. Ntuzigere utekereza ko ubwiza aricyo kintu cya mbere uzarata muri ino si, kuko hari abantu benshi biza batakiriho. Ahubwo menya ko urukundo rwa mbere ufite ruzatuma urambana n'umukunzi wawe ari ubwiza bwo ku mutima wawe. Benshi batekereza ko kuba uri mwiza cyangwa se kuba ari intekerezo ufite hari icyo zahindura ku bantu muri kumwe mu buzima bwawe. Ibyo siko kuri, kuko benshi barababaye ndetse yewe ntibameze neza. Banza unyumva aka kanya ko niba ufite boyfriend cyangwa se ukaba ufite girlfriend, isaha ku isaha mu gihe ufite ibyo wamukurikiyeho cyangwa se ibyo yagukurikiyeho, mu gihe bizaba birangiye azagenda. Tekereza neza niba ufite umukunzi wawe wa nyawe udafite ibyo ukurikiyeho ndetse udafite ibyo umusaba cyangwa se akaba atagira ibyo agusaba. Ukwiriye kugumana n'uwo mukunzi wawe, kuko abantu benshi bari muri ubu buzima baje muri uyu mwaka tugezemo 99% ariko bameze. Utazigera ukora ikosa uzicuza mu buzima bwawe bwose ukirukanyira umuntu ngo nuko wabonye ubwiza bwe. Tubaraga kanya ufite umukunzi wawe, hari ijambo numvishe ngo umukobwa ngo nta nyashi afite, ugasanga ubonye wa mukobwa ufite nyashi urashebetse ngo utaye girlfriend wawe. Menya ko ibyo bintu urimo uzabyicuza igihe cyawe cyose, kuko uwo mukobwa uretse uwo bwiza umukurikiyeho nagukurikiye ibyiza ufite. Mu gihe ibyo byiza ufite atakibibona, rero menya ko ngo atari uwawe uzasigara uri kurira. Benshi bafite agahinda batewe n'abo bantu, benshi ngo zabo zarasenyutse kubera icyo kibazo. Ugasanga umuntu mushatse umukurikiye amafaranga, ariko amafaranga yamara gushira ukigendera. Benshi batekereza ko kuri ngo nyinshi ziri gusenyuka ari ukubera amafaranga. Ibyo niko kuri. Nimba umuntu waramukunze bitewe n'umutima wiwe, waramukundiye buri kimwe cyawe cyose, muzarambana kandi muzamarana igihe kinini. Biba bitangaje kuba wumva inkuru nk'iyi ngiyi ukaba utarasharinga mu bantu bagenzi bawe bafite ibibazo bitandukanye nk'ibyo. Abantu benshi batuye ino si bafite ibibazo bitandukanye, ariko ikibazo cya mbere cyugarije ino si ni abantu bafite agahinda kenshi mu mutima wabo bitandukanye n'undi wishimiye ibyo ahura nabyo.
benshi bafite agahinda k'abakunzi babo bagenda babatera. Biratangaje kuba ubona ko uha umuntu umwanya ntaguhe umwanya, cyangwa se ukabona ntakwitayeho bitewe n'igihe cyawe umuha. Menya ko umuntu wawe wamutaye inyuma utazigera wirukanka ku muntu, kuko naba afite abandi yirukankaho. Nagira ngo ubwire amagambo, nimba wiri gufata umwanya wawe wirukanka ku muntu, menya ko nawe adafata umwanya wawe kwirukankaho. Mbere yo kwirukanka ku muntu uzabanza urebe nimba ariko kwirukankaho nawe, mbere yo kumubaza amagambo menshi. Ikindi cya kabiri, nimba wandikira umuntu SMS zirenga 10 ukabona nta rimwe yagusubiza, ugahamagara umuntu inshuro zirenga 10 ukabona ntabasha kukubwira ko wamubuze, menya ko uwo muntu atakwitayeho mu buzima bwawe, ukwiriye kumureka. Abantu benshi batekereza ko mu buzima tubayeho bwa buri munsi ariko ubw'abandi, ariko ntabwo ariko bimeze. Siko benshi tubitekereza. Abantu benshi tubayeho ku buzima bwacu, tubayeho nkatwe, ntabwo ubuzima bwacu tubushyikirije ku bandi bantu. Ikintu cya mbere kizagusenya mu buzima bwawe ni umunsi uzaba watangiye gutekereza ko ubuzima bwawe bufite undi muntu bushingiyeho. Mu gihe cyose ubwo buzima bwawe bushingiye ku wundi muntu, nta munsi uzigera utera imbere. Ikindi cya kabiri kuriye kumenya ni uko mu gihe cyose nta mafaranga ufite, nta muntu uzigera agukunda. Benshi badukunda kuko ari byo batubonaho. Nuzagukunda bitewe n'umutima wawe, menya ko nta gihe kinini muzamarana, kuko iyi si tugezemo, viziyo tugezemo isigaye kurirwa n'amarangamutima cyangwa se n'amafaranga. Bishatse kuvuga ko mu gihe ufite amafaranga, icyo wifuza cyose uzakibona. Igihe tugezemo nta muntu ugiharanira kubanga afite umukunzi mwiza cyangwa se umugore mwiza, kuko akanya usigaye ubasha kubona amafaranga ukabasha gutwara umugore w'abandi mwiza. Wabona amafaranga ugatwara umukobwa mwiza, ariko mu gihe nayo ufite, wa undi mubi wawe nawe bakaza bakamujyana. N'umwiza wari ufite wowe mu gihe nayo ufite, agasanga babandi bafite amafaranga. Yego nibyo babitekereje neza kuba waba ufite umuntu akagusiga mu bihe bibi. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya muri ino si ni uko ikintu cya mbere ubuzima bwawe bushingiyeho ari ugusenga Imana ndetse no gukora amafaranga, kuko iyi si isa n'isi yaruhamye. Benshi baramaze kuruhama. Menya ko isaha ku isaha uzababara mu gihe uri kumwe n'umuntu umeze gutya. Niba uri kumwe n'umuntu ukwishimira mu gihe cy'ubukene, menya ko uwo muntu muzagumana. Niba uri kumwe na wa muntu ubasha kubona ko ufite amafaranga ariko yaguhamagara ukamubwira ko nta mafaranga ufite, akahita agukupa cyangwa se akakuboroka, menya ko uwo muntu ukwiriye kumwibagirwa mu buzima bwawe. Menya ko hari abantu badafite icyo bavuze mu buzima bwawe mu gihe ugifite abantu bameze gutyo. Abantu benshi dutekereza ko ubuzima tubayemo tuzafashwa n'abandi bantu. Yego nibyo, wabitekerejeho neza kuba undi muntu atazasha kuza ngo agufashe mu buzima bwawe agira icyo akumarira. Nimba udafite icyo wimariye, menya ko mugenzi wawe nawe nta kintu yakumarira. Benshi muri relationship bavuga yuko urukundo ari cyo kintu cya mbere, ariko menya ko mbere yo kuvuga ngo urukundo ni cyo kintu cya mbere, menya ko abantu benshi bagukunda kuko ari byo bakundaho. Uzarebe ugiye gutereta umuntu cyangwa se ugiye gutereta umukobwa muri makeya, cyangwa se umukobwa yagiye kugukunda, aba afite byinshi yakubonyeho, ariko mu gihe atakibibona atangira kugenda guca amazi. Mu gihe umuhamagaye ugasanga ari call right, niyo avuye kuri telefone nakubwira ko wamubuze. Mu gihe ufite inshuti muri ino si iguhamagara ariko ukeneye kuguza amafaranga, iyo nta nshuti irimo. Hari abantu benshi dufite muri telefoni zacu baduhamagara ariko bafite ibyo badukeneyeho. Ugasanga umuntu umaze imyaka 5 ataguhamagara, ariko wajya kureba muri telefone yawe ugasanga yaguhamagara akubwira ngo ndashaka ko nguriza 10,000. Inshuti dufite muri iki gihe niko zimeze. Ariko abantu nk'abo ukwiriye kubareka mu buzima bwawe ukabatira umugongo. Nimba umuntu amaze imyaka 2 ataguhamagara, menya ko mu gihe aguhamagara afite ibyo agukeneyeho. Mu gihe rero utabashije kubimukemurira, menya ko atari inshuti yawe, nanone ntazongera kuguhamagara kuko aguhamagara afite ibintu yari agukeneyeho. Mu gihe atabibonye yakuritse. Nimba uri umusore cyangwa se umukobwa, menya ko urukundo rw'ikigego wabaye business. Menya ko nimba ufite amafaranga yawe umuntu akaza kugaragiye akwereka ko yagukunze cyane, menya ko ari cyo agukurikiyeho.
Ikindi cya kabiri, nimba umuntu akugaragarije amarangamutima, ukwiye kumenya amarangamutima n'urukundo. Abantu benshi batekereza ko urukundo n'amarangamutima ari ibintu bimwe, ariko kuko siko bimeze. Usanga umuntu ugukunda aretse wa muntu ufite ayo mafaranga n'ubwo bwiza, agasanga wa muntu yakunze mu bihe bye byose. Utazigera utekereza ko ubwiza bwawe unzanaho cyangwa se ayo mafaranga azatuma mbana nawe. Ibyo nibyo uribeshya, uzababara niba utekereza gutyo. Menya neza ko kurata ubwiza muri ino si cyangwa se amafaranga bitazigera ubona umukunzi wawe nyawe. Abantu benshi batekereza ko kuba ufite amafaranga menshi ariko wabona umugore mwiza. Ibyo siko kuri, kuko usanga umuntu akuretse kandi ufite amafaranga kandi ufite n'ubwo bwiza. Utazigera ubona uri umukobwa ngo uhenure ku muhungu ngo uri mwiza, cyangwa se ngo mubwire ngo ufite amafaranga nzabona umugabo mwiza. Ibyo siko kuri. Benshi bisiga bari mu kangaratete ko gusaza imburagihe, kuko umuntu usanga ikintu cya mbere abashije gusanga wa muntu yakunze. Utazigera utekereza ko izo ntekerezo zawe zakugeza ku iterambere ryawe ndetse n'ubuzima bwawe bwose ukazaba wishimye. Benshi batekereza ko ku buzima bwose tubayemo amafaranga ariyo afite agaciro. Amafaranga afite agaciro, yego nibyo babitekereza neza kuri wa muntu ushaka kukuryarya, ariko wa muntu w'umunyakuri mu buzima bwawe ntabwo azigera gusanga kuko agukurikiye amafaranga. Azabana nawe mu bihe byawe byose bibi n'ibyiza, ariko wa muntu w'indyarya azaza gukundishe kuko yabonye iyo nzobe yawe, ariko iyo nzobe yawe mu gihe uzaba utakiyifite ntabwo azigera agukunda. Menya ko icyo kintu cya mbere, irari, ari ikintu cyuzuye abantu muri ino si. Irari rero ntabwo rituma kubasha umuntu yabasha kuba yagukunda igihe cyawe cyose. Utazigera utekerezwa ko umuntu yaje mu buzima bwawe afite irari azagukunda igihe cyawe cyose. Hari abantu benshi banga abakunzi babo kuko babonye ngo abasore bafite amafaranga cyangwa se baje mu modoka. Urugero, nje kugutereta mfite imodoka ya Barnabas. Iyo modoka irahenze nibyo, ubonye ko ugiye kunkura, ubonye ko ufite umusore mwiza. Yego ndi mwiza, mfite n'amafaranga, nje no mu modoka nziza, ariko nje nkukurikiyeho iryarari. Abantu benshi batekereza ko kuba wabonye umuntu mu irari cyangwa se wabonye ubwiza bwe ariko ntabwo wamukunze, usanze wa muntu yanze, wamwirukankaga waramwanze, aje kunkunda kandi njye mufitiye irari. Bishatse kuvuga yuko wibeshye uzababara. Mu gihe ufite umukunzi wawe nyawe, ukwiriye kumugumana, kuko abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye gutya. Wakagombye kuba warasharenze ino video abantu bafite ibibazo bimeze gutyo kugira ngo babashe gusobanukirwa. Abantu benshi muri ino si, hari abize siyanse ndetse na biology, ariko abatigeze bakuramo isomo rimeze gutyo. Menya ko ubwo bwiza bwawe nta kintu bivuze ku muntu utagukunda. Kuza kumbwira kuri mwiza mu gihe nagukunda ntacyo bivuze. No mu gihe ufite amafaranga ntabwo wakagombye kuza gukungura. Menya ko amafaranga yawe atazigera agura urukundo, ahubwo bazajya akarinda shira ugasigara umaramara. Menya ko niba ushatse kujya gutwara umukunzi w'umuntu ngo ufite amafaranga utazigera umutunga, ahubwo uzasigara nta kintu na kimwe ufite. Uzahomba amafaranga ndetse wombe n'uwo mukunzi washakaga. Menya ko ikintu cya mbere kiba muri ino se ari ukubaka urukundo mu bantu, ukirinda n'uburyarya. Mu gihe ugitekereza gutyo, iyi si ntabwo uzigera uyibamo. Biratangaje kuba unyumva ukabona utekereza ninjye bombo crating bisanzwe. Benshi batekereza ko ibintu mvuga bibaho, abandi ntibajya bumva ko ibintu mbabwira ari ukuri, ariko abanzi ntabwo bangereranya ko mvuga ibintu bibanezeza mutima wabo cyangwa se ntibashimishe. Benshi batekereza ko kuba umuntu yakwanze mu buzima bwawe ukwiriye kujya kwiyahuza inzoga. Ari abantu benshi bajya kwiyahuza inzoga bitewe n'uko abantu babanze. Ibyo ntabwo ari cyo terambere ryawe mu buzima bwawe. Utazigera utekereza ko umuntu yaguciye amazi ukajya kwiyahuza ibindi bintu nk'ibiyobyabwenge ngo nuko yakwanze. 30% k'abantu bapfa muri ino si ni abapfa biyahuye kubera ibibazo. 5% bapfa biyahuye kubera abantu bakundaga. Utazigera ukora ikosa nk'iryo ngiryo mu gihe ubone ko umuntu atagigukeneye. Nimba umuntu agaragaje inzira nziza yuko adashaka kuvugana nawe ibintu byinshi, menya ko ukwiriye kumwirinda ari ikiyobyabwenge mu buzima bwawe. Nimba umuntu aguhamagara akubwira ngo ndashaka iki, ariko kugira ngo aguhamagara kubaza ngo umeze ute cyangwa se warorohewe mu gihe wari urwaye, menya ko uwo muntu ari indyarya mu buzima bwawe. Hari abantu benshi dufite mu buzima bwacu baduhamagara batubwira ngo nkiraho iki n'iki, ngo ndashaka kino. Uwo muntu bibaye ngombwa wamucisha sheni ukamunyuza mu nzira nziza akava mu buzima bwawe mu gihe ubona ko hari ibintu byinshi aguhamagara kubaza. Benshi barambaza
batugira inama mu buzima bwacu. Hari abantu ukwiriye kureka mu buzima bwawe ubona ko badafite iterambere bazakugezaho. Niba ufite umukunzi mumaranye igihe gitoya, menya ko muri icyo gihe gito mumaranye n'igihe azagenda amara igihe gitoya, ukwiye kugumana n'umuntu wawe aho ari urukundo rwawe mu gihe wumvishe ko umukunda, kuko benshi utazigera ukurikiraho umuntu ubwiza cyangwa se umutungo mu gihe muzaba mukundanye. Benshi baragenda ntibamara n'icyumweru mu gihe babana. Abantu benshi 50% b'abagore n'abagabo babayeho neza, barya neza, bataha mu nzu zihenze, barara batavugana, barara barwana, barara amajoro. Mu gihe ufite umukunzi wawe ukeneye cyangwa se ufite uko abayeho mu buzima bugoye ariko ubona ko azaguhesha amahoro, ntabwo ukwiriye kujya kuri uwo mukunzi kuko ni umuntu wawe mu buzima bwawe Imana yakugeneye. Mu gihe ugiye kwiringira umuntu Imana itakugeneye, menya ko isaha ku isaha 100% uzababara. Mu gihe ugitekereza ko ukwiriye gusanga umuntu ufite byinshi yakoreye, ibyo bintu nta mahoro uzigera ubigiriramo. Nimba unyumva ukaba unekereza ko ibintu mvuga ari ukuri, sharing iyi video mu bantu bawe. Benshi mu nshuti zanjye banyumva mu bitangazamakuru bakunda kwibaza nimba ibi bintu mvuga ari ukuri. Yego nibyo mbivuga ko ari ukuri, kuko abantu benshi, nimba telefone yawe isona umuntu agiye kukurangira akazi, indi telefone igasona umuntu agiye kuguza amafaranga, menya ko uwo muntu uguhamagara agiye kukubaza ibibazo bye, ataguhamagara akubaza ukuntu umeze. Abantu benshi bishimira ko tumeze neza ariko nta muntu wishimira ko umeze nabi, kuko mu gihe cyose uzaba umeze nabi nta muntu uzigera gukunda. Benshi babyumva nk'ukuri. Yego nibyo, mu gihe nta mafaranga ufite uzamara icyumweru nta muntu uraguhamagara, ariko nibumva ko wagafashe, tubare nkanjye urugero, hari abantu benshi twamenyanye nta mafaranga mfite, nta kintu kimwe cyaneza imbere ngira, ariko benshi bitewe n'ukuntu basigaye banyumva barambwira ati ese ni wowe? Menya ko nimba warabaye umuntu mu buzima bwanjye utaragize ikintu umfasha mu buzima bwanjye, muri cya gihe nari nkukeneye utarigeze umba hafi, menya ko nanjye aka kanya nagukeneye. Benshi batekereza ko kuba tubagana mu buzima bwacu ariko ubwo tubafite ibyo tubakeneyeho. Ntabwo ari byo. Tubashakaho umutima mwiza n'urukundo, ariko mwebwe mufite abantu benshi mukurikiraho ibintu, ariko icyo gihe bizarangira ubabaye, kuko kenshi mu buzima bwawe uzasanga umuntu ukurikiyeho byiza, nibirangira uzagenda. Inama nagira abantu benshi bababaye aka kanya ni uko mukwiriye gusanga abantu babakunda, mudafite icyo mumakurikiyeho. Nimba sheri wagukurikiyeho irari, menya ko namara kukwishimishaho 99% azaguta, kandi nusubirana wa muntu wari uri mu buzima bwawe adafite irari agukunda, nawe ntazigera agaruka mu buzima bwawe, kuko yarangije kubona ko ushukikwa n'abantu benshi. 99% k'abakobwa dufite muri ino si bashukwa n'amafaranga kandi batwarwa n'irari ry'abandi basore. Mu gihe ubona ko umukunzi wawe yoroshye gutwarwa kera, nimba ubona ko umukunzi wawe bamutwara nk'imodoka, buri muntu wese umukeneye, menya ko uwo muntu utazigera umugumana mu buzima bwawe. Ukwiriye kugumana n'umuntu ubona ko yoroshye mu buzima bwawe kugira ngo adatwarwa n'irari cyangwa se n'amarangamutima. Abantu benshi dutwarwa n'amarangamutima, kuko aka kanya usanga nimba umuntu akubwiye ngo no nkugurire akantu cyangwa se nkugurire inzoga, nimba ufite madamu wawe ukaba wamutaye mu rugo ukamubwira ati ngiye mu kazi, sigara ku rugo umusigiye abana, bishatse kuvuga ko nimuhamagara nkubwira ngo no nkugurire akantu azahita akaraba vuba vuba akaza. Ba bantu baza mu buzima bameze gutyo, menya ko uwo muntu utazigera umutunga ndetse utazigera umugumana. Biratangaje kubona ufite umuntu umeze gutyo ukumva ko uwo muntu ari uwawe. Nimba umuntu umusiga ku rugo akaba ateye gutyo, menya ko uwo muntu atazigera guteza imbere, ahubwo ibyo ufite byose azabisubiza inyuma. Niba ufite kandi umu boyfriend mwiza ukabona ko ufite urukundo ruhambaye, ntuzigere umureka ngo ushamariye ba bantu bameze gutyo. Ibi bizagufasha kandi bizatuma ugumya kumera neza mu gihe wumvisha amagambo nk'aya ngaya. Njyewe nitwa Bombocrate nk'ibisanzwe, abanzi ku mbuga zanjye zose, Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube ndetse na TikTok. Nkomeje gushimira abantu bakoze subscribe n'abantu bamfollowinze ku mbuga zanjye zose zitandukanye, kuba muri abantu b'agaciro mu buzima bwanjye. Ndabashimira kandi mukomeze mumere neza.